Nibyo Shadrack Bing Bello ntabwo azakinira ekipe ya Rayon Sport nkuko byamaze kuba byemezwa n'ubuyobozi bw'ino ekipe. Rayon Sport ikomeje kwitegura shampiyona y'u Rwanda Premier League saison 2025-2026 ikomeje imyitozo mu Nzove hariya kuri Skol Complex aho ikomeje kwitegura n'imikino ya gishuti igomba gukurikizaho ikipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda ni International Friendly Games aho bagomba guhurira kuri Kigali Paris Stadium hariya Inyamirambo rwose ku mukino wa gicuti nyuma yo gucakira n'ikipe ya Young Africans bakabona urwego rwabo gutsindwa ibitego 3-1 ntabwo abareyo banyuzwe barashaka kureba niba hari icyo mwarimu Rotifi amaze kongera mu minsi mike itambutse. Iyi Rayon Sport irimo iravugwamo amazina mashyashya agomba kuyinjiramo mbere yuko isoko ryigura n'igurisha rifunga ryo muri ino samakuno kwezi kwa gatandatu. Rayon Sport yinjijemo amazina menshi ndetse inatandukana n'andi menshi. Hari amakuru mashya ukuriye kubimenyamo muri uno mugoroba. Reka ngusuhuze nguhe ikaze mukundi udukurikira uri hirya no hino ku isi, yaba uri mu Rwanda, waba uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, wowe twumva uri mu mujyi wa Kigali ndagushuje nguhaye ikaze nkubwira ngo uri umuntu w'umugabo cyane nk'ibisanzwe. Hano umunsi ku munsi ninge uza ukugeza update 5 kuri 5 by'umwihariko muri ino ekipe yambara uburu n'umweru. Ubukwiriye kumenya nibiki birimo biravugwa bigezweho buri kanya kugira ngo utajya ucikwa n'ayambere. Reba ko wakoze subscribe niwarayikoze ni ibintu byiza cyane, ni by'agaciro, turabigushimiye. Jya hasi muri comment utwandikire uduhe igitekerezo tubwira aho twumverereye, ariko niba utarayikora n'umwanya mwiza wo kugira ngo uyikore maze ibiganiro byacu bigiye bikugeraho mu wambere. Reka nze duhere ku myitozo ishoje mu kanya, yari imyitozo isoza icyumweru. Wumve nicyo ubuyobozi bwa ekipe Rayon Sport butangaza kwitandukana ry'umukinnyi ukina nka nimero 9 Shadrack Bing Bello. Ekipe ya Rayon Sport ishoje imyitozo ari nayo ya nyuma muri iki cyumweru. Ekipe ikomeje kwitegura imikino ya gishuti harimo n'imikino mpuzamahanga mbere yuko shampiyona y'u Rwanda itangira saison 2025-2026. Yakomezaga imyitozo mu Nzove kuri Skol Complex aho ino ekipe isanzwe ikorera imyitozo. Ni ekipe ifitemo amakuru menshi cyane agiye atandukanye. Babashije kugera mu Nzove bongeye kubona kandi umusore w'umurundi ukina nka nimero 9 Ndikumana Asman wakoraga imyitozo ye ya kabiri muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu musore akaba yarahawe ikaze ku munsi w'ejo. Rayon Sport ikomeje gushaka uburyo ya stabiliza squad yabo cyangwa se ikabona abakinnyi igomba kuzakoresha muri sazo tugiye kwerekeza. Iyi Rayon Sport iri gukora ibishoboka byose irwana transfer window kugira ngo ifunge yamaze gukemura ibibazo byayo bigiye bitandukanye by'umwihariko bijyanye n'abakinnyi swadi itaramara kuzura neza nkuko babyifuza. Rayon Sport mu kwezi kwa karindwi kandi mu ntangiriro zako yari yarasinyishije umukongomani wavuye mu ikipe ya Daring Club Motema Pembe cyangwa se Desampe nyuma yo kumusinyisha imuguze arenga miliyoni 45 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu nta wundi bamwita Shadrack Bing Bello. Nyuma yo kumvikana ku mpande zombi n'uburyo ayo mafaranga agomba kwishyurwa, ariko ekipe ya Rayon Sport ntize kubikurikiza bitewe na expectation bari bafite kuri uno musore, bikaza kurangira n'ubundi ibyo bamwifuzagamo batabibonye, baza gufata umwanzuro wo kubigendamo gakeya. Ndetse n'ikipe ya DSM nayo iza kuzana amananiza kuri Rayon Sport, biza kurangira aya makipe yombi afashe umwanzuro wo buri wese agumana ibye cyangwa se Shadrack Bing Bello agatandukana na ekipe ya Rayon Sport wayo yimazemo ukwezi kurengaho maze agasubira mu gihugu cya Kongo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Shadrack Bing Bello agomba gusubira muri iki gihugu guhera ku munsi wo kuwa mbere, ubwo imyitozo ye ya nyuma yayikoze ku munsi w'ejo rwose. Ubu abareyo bagomba kuba bamusezera cyane. Iyi kipe rero ibi ntabwo biyiciye intege cyane yuko iracyakomeza kureba uburyo yakwiyubaka nyuma yo gukemura ibibazo bya Faringanye ndetse na Yusudianye abanyasenegali babiri bagomba kugera mu Rwanda ku itariki ya 30. Nukuvuga ngo ni mu ijoro ryo ku cyumweru rwose rishyira ku itariki ya mbere. Nyuma yo kubyandikira cyangwa se kubyumvikana n'ubuyobozi bwa ekipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport irabizi neza yuko witwa Faringanye ntabwo aragaruka 100%. Baracyamudutaho nubwo avuga ko yatangiye imyitozo, ariko uburyo bwo gukora kuri baro ndetse no
kongera gutinyuka kujya muri duel. Ibyo byose ntabwo biraba, binatuma rero ikipe ya Rayon Sport ikomeje gushaka andi maraso mashyashya. Ntabwo bashobora kudipendinga kuri Habimana Yves cyane yuko uyu musore guturuka mu ikipe ya Rutsiro, no kuvuga ngo avuye mu ikipe ikirino. Nibyo yabaye umwe mu batsinze ibitego byinshi, agirwa n'amahirwe yo kubona korampu muri national byiza, ariko utavuga yuko bimuhesha ubushobozi cyangwa se bigahesha icyizere ubuyobozi bwa ikipe ya Rayon Sport ko ariwe mwataka rukumbi bashobora kugenderaho, cyane yuko igomba gusohokera igihugu. Ndavuga Rayon Sport yiteguye, igomba gukina n'ikipe yo mu gihugu cya Tanzania. Nibyo iri ku mwanya wa 4, ubwo ndavuga Singida Big Stars yo mu gihugu cya Tanzania, ariko ngira ngo shampiyona yo mu gihugu cya Tanzania twamaze kubona urwego rwayo, ni urwego ruri hejuru, bitandukanye n'ibyo hano iwacu. Ubona yuko hari amasomo menshi tugifite yo kwiga. Rero Rayon Sport ikomeje gushaka imbaraga ndetse n'amaraso mashyashya bashobora kuzifashisha mu mwaka tugiye kwinjiramo. Ni muri urwo rwego iyi ekipe yamaze kuba yakira rutayizamu waciye mu makipe agiye atandukanye, by'umwihariko ari mu gihugu cy'u Burundi, nyuma za kujya muri Libya akina mu mwe mu makipe akomeye cyane hariya mu gihugu cya Libya. Bamwita Asman Ndikumana, yamaze kuba akomeza imyitozo nyuma yuko ku munsi w'ejo ageze mu Nzove agakora imyitozo, ari kumwe na manager we Arnaud, wari kumwe na President Tade ku kibuga, barimo baramureba bareba imyitwarire yiwe. Yongeye gukora imyitozo ye ya kabiri uyu munsi, kugira ngo abatoza barebe niba hari ikirimo. Ubwo agomba gukora imyitozo gisa nka test kugira ngo arebe niba hari icyo yakongera mu gice cy'imbere ari musatirizi, akiyongera kuri Habimana Yves. Ubwo baziyongeraho fani nganye mu gihe azaba agarutse, abareba bakibaza bati ese buno busatirizi cyangwa se kino gice cy'imbere cya Rayon Sport aho kizaba gikomeye cyangwa kizaba kijegajega. Bari hafi ekipe akakubwira yuko uyu ari umusore w'umuhanga rwose ufite n'imbaraga, ukwereka ko hari ikintu afite ku kirenge, ariko nyine abantu bakaduta cyane kuri discipline yiwe cyane ko ari cyo kintu agenda apfa n'ahantu benshi yagiye anyura. Ngira ngo bari kureba amashusho turi kubereka, muri kubona umusore muremure cyane w'ibigango, umusore ubona yuko metero imwe hafi na 85, umusore ubona yuko nyine afite ari souple. Nicyo kintu twakunze cyane by'umwihariko, kuko umusore ubona yuko imbaraga z'umubiri ameze neza, igihagararo ya mipira mu kirere ashobora kuyiganya ku buryo bworoshye, ya transversal turuka mu mande bishobora kuzorohera ikipe ya Rayon Sport. Ariko mu gihe uwitwa Afahami ya Lotifi yabahinduye system y'imikinire, kuko twabonye yuko system y'imikinire uwitwa Afahami ya Lotifi afite uyu munsi ntabwo ifavoreza aba winga, ikindi kandi nanubwo already gira aba winga, kandi nanone ishobora gutuma umukinnyi waruza umupira agaragara nk'umuswa. Ari nacyo cyabaye kuri Shadrack Big Bello, byagoranye cyane mu mikino 5 ya gishuti, byagaragaye yuko urwego rwe ruri hasi. Wakakubwira ko ariko wakakubwira ko atigeze abona ayo mahirwe, nta mipira yabonye ngo ayifushe ubusa, cyane yuko abagomba kuba ari hari imbere bakamugaburira cyangwa se bakamuha imipira yo gutsinda. Rero ngo ibyo nibyo byabaye, ariko zandani zikambwira ko uwitwa Rotifi yamaze kuba yumvira icyo ubuyobozi bwamusabye ko agomba guhindura system y'imikinire, kugira ngo nibura yorohereze abakinnyi be, cyane ko yamaze kubona yuko abakinnyi afite n'abakinnyi bamaze gukura bari mashua, ariko kuhita ubarimamo ikindi kintu batari basanzwe bazi bigoranye cyane. Bivuze ko n'ubundi nubwo ari umutoza akajana ugomba kuzana inama, ariko ibyo ubatoza n'ibyo bashyiramo bikaza byongera ku bumenyi bwite bari basanzwe bifitiye ubwabo. Ubwo rero biragoye ko kubwira uwitwa Bigirimana Abed, uwitwa Rishari, uwitwa Rivalido, bakinnyi bakuru nyine system nshya batigeze bakina bakiri batoya. Iyi ni system ya Bakitoga, ni nayo mpamvu ubona ko uwitwa Kitoga, uwitwa Cindy Paul Jiza, ukareba aba Adama Bagayogo, iyo iyi system iyo bagiye mu kibuga muri iyi system ubona ko bayifitingamo cyane more than abandi basigaye. Ubwo nukuvuga baba Bayisenge Meri, bano ba regular starter, bano ba Musore Plans, nyine ubona ko bibagora cyane. Ariko zandani zikambwira ko uwitwa Afahami ya Rutifi yemeye kuba ashyira baro hansi ndetse akemera kuba
toza system y'imikinire yorohereza abakinnyi ba ekipe ya Rayon Sport. Abageze mu nzove kandi mwabonye uwitwa umukinnyi w'ikipe ya Rayon Sport Mohamed Cherry. Uyu yaramaze igihe kingana n'icyumweru kirengaho atari gukora full training cyangwa se imyitozo yuzuye ndetse na bagenzi be bitewe n'ikibazo cy'imvune yagize akanoke ku mukino wabereye kuri stade Amahoro i Remera wahuje ikipe ya Young Africans ndetse na Rayon Sport. Aza kuvunikiramo ndetse icyo gihe byaje gutuma ikipe ya Rayon Sport isubukura imyitozo ari ku ruhande. Ubyo rero byaje gutuma amara icyumweru cyose rwose atari gukorana imyitozo yuzuye na bagenzi be, ariko nyuma y'icyumweru kirengaho iminsi mikeya yasubukuye imyitozo ndetse full training na bagenzi biwe, nubwo yabanje kuzenguruka ikibuga nyine kugira ngo abanze yongera azamura umwuka asubire ku ritime na bagenzi be, ariko nyine nkuko bitajya byiburira n'ubundi akadeka karotifi ntabwo kaba kagomba kubura. Wabonaga yuko abakinnyi mu nzove bari bishimye. Ni Rayon Sport ibizi neza yuko igomba gufungura shampiyona ifesinga cyangwa se uhura na Kiyovu Sport yamaze kuba isinyisha umukinnyi wasezerano na Rayon Sport Burukundo Abdurrahman Papley nyuma yuko agawe ubushobozi bwe n'umutoza bakamurekura agasesa amasezerano, agomba kuzahita ahura n'ikipe yamwanze ikamubwira ko itamukeneye for the first time bwa mbere bagifungura shampiyona. Birumvikana n'umukino uzaba uri kurusha cyane, bizaba bitangaje cyangwa se bizaba bitoroshye kubonera ikipe ya Rayon Sport, kandi irabizi neza yuko igomba kuzacakirana na Kiyovu nyuma igahura n'ikipe ya Police FC, nyuma ikaza guhura na Gasogi United. N'imikino twavanira n'imikino ine itazorohera ekipe ya Rayon Sport, ariko nyine ni ikipe nyine nk'ikipe y'abagabo, nk'ikipe ishaka igikombe n'ubundi igomba guhura n'abakomeye kugira ngo nayo yitwe ikomeye. Ni ibintu bikomeje kuba bikomeye cyane mu nzove. Rayon Sport kandi itegereje uwitwa Yusu Dianye ndetse na Faringanye bagomba kugera mu Rwanda mu ijoro ryo ku itariki ya 30 ubwo rishyira ku itariki ya mbere n'ejo muri rwose ku cyumweru mu gicuku mbere yuko ikipe Rayon Sport ihura na Vipers, ari nayo nkuru tugiye kubagezaho nyuma yuko ino Vipers igeze mu Rwanda ku munsi w'ejo igakora imyitozo kuri Kigali Paris Stadium. Ikomeje kwitegura nyine, iri muri pre-season, iri kwitegura imikino mpuzamahanga izitabira izasohokera igihugu cya Uganda. Yanze kujya mu irushanwa rya Sekafa Kagame Cup riri kubera mu gihugu cya Tanzania, ariko confirmed ikipe Rayon Sport igomba gucakirana nino ekipe yaba Karisa Milton ya Tadeo Ruanga wahoze muri APRFC ndetse n'abandi bakinnyi bagiye bakomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo ano ma ekipe yose akomeze kumenyera. Ni imikino ya gishuti mpuzamahanga kuri KPR cyangwa se Kigali Paris Stadium, niho uno mukino uzabera saa 12 z'umugoroba hariya inyamirambo. Rwose abatuye mu bice bya Nyamirambo, abari mu mujyi Kimisagara ndetse no mu bindi bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, mwese rero ariko bitabuze ko nabari mu bice bikikije umujyi wa Kigali muri hafi mushobora kwitabira uno mukino kugira ngo murebe ese Afaham ya Hotifi ndetse n'abasore be ni igiki gishya bongeyemo muri kino cyumweru nyuma cyangwa se gutsindirwa i Remera na ekipe ya Young Africans. Ese nibura muri iki cyumweru hari igishya bongeyemo? Ese Ndikumana Asumani ni iki gishya yongeyemo? Ese biraza ko bigenda bite? Ubwo witwa Paver Nzira we ntabwo ikiri inkuru, n'umuzamu wa ekipe ya Rayon Sport ukomeje imyitozo no gushidikanya ko ari nawe uzaba ari umuzamu wa mbere. Witwa Kuyate agomba kwiyakira kuko barekuye Ndikuriyo Pasi we wamaze gusinyira ekipe AS Kigali, ubwo basigaranye Idrissa Kuyate umunyamari, Paver Nzira umunya Congo Brazzaville ndetse na Yves Mugisha umwana w'umunyarwanda. Rwose nibo bazamu ikipe ya Rayon Sport isigaranye. Ese ku munsi wo kuwa mbere ikipe ya Rayon Sport izabona intsinzi? Nugutegereza tukareba. Iminsi isigaye kugira ngo transfer window ifungwe ni iminsi igera kuri 3, hariyongeramo bande. Ese ibya Ismail Pichu byari maze iminsi bivugwa bigeze hehe? Byose turacyabikurikirana twirinda kubabwira inkuru tudafitiye fact kugira ngo natwe tudaspeakira cyangwa se tukabagezaho inkuru z'ibihuha. Biracyari mu biganiro, aracyaganira uwitwa manager we witwa Arno, aracyari kuganira na Tade ndetse na kampu ye, baracyaganira kugira ngo barebe niba bamukumvikana, kuko Rayon Sport irashaka kwinjiza Pichu bakahita bafunga isoko kuko bari barwaye nimero 6, barashaka kuzana Pichu 9 bakazakoresha Ndikumana Asmani ndetse
na Fangani mu gihe azabagarutse na Himana Yves ubundi bagakoresha abakinnyi basigaye uwitwa Rotifi maze agatyaza equipe. Nibyo biri muri Rayon Sport. Reka mbashimire nagomba shaka gutinda ni updates ziba zigezweho mu mikino by'umwihariko muri no equipe yambara ubururu n'umweru nuko bimeze bakunzi bino equipe rero ibya picu nibirangira nabyo tuzaza hano tubibabwire. Reka mbashimire babwira ngo mwakoze kubana nanjye muri abaro bagabo cyane muri abagaciro gakomeye cyane rwose. Nugende utadusigiye igitekerezo muri comment utwandikira utubwire ngo ikiganiro cyumvise uherereye hehe. Niba udukunda kandi warakoze subscribe turagushimiye. Niba utarayikora n'umwanya mwiza wo kugira ngo uyikore maze ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu bambere. Nk'ibisanzwe nje nitwa Zizu 24 tubana umunsi